Ibintu byo guhanga ikiniki. Se kutansuhuje. Ariko sinasuhuje. Ese ko waje ukahita wicara? Ntabwo wansuhuje ni ukuri. Yani. Rero i Kigali iyo bahoberana bafata hano. Nta makuru ufite. Urinjije nyine. Mwiza kwese. Ego we nubwo nyine ni shitani iba yamfashe nkavuga nawe naho we ni umwana mwiza. Ndabibona. Buriya kera njye na Shania ninjye witondaga ariko nyine byaje kwicuranura. Ako nyine wangira umutima mwiza cyane. Okay. Mesi kari kutamugaye kandi ari we akaba ari we mpagaye. Erega sinakwiye ko amaze iminsi mu masengesho. Urumva nuko yaragiye gusenga yanyuma mu cyumba. Ese kude yagusenga amasaha yageze. Yagiye gusenga yanyuma tuvuga bahamagara. Agomba kwitini turi kumwe. Birumvikana kabisa. Nta kindi atari ya namahoro ariko. Ni amahoro. Okay. Nuko bimeze kabisa. Ese biri muri iriya nzu muri gukora iki? Narungu ufite? Oya, ndi kumvise amakuru y'inkino. Misiga hari amakuru y'inkino y'igikombe cy'isi. Ni igikombe ukabigenza uko. Ega nakubwiye ngo ari mu masengesho. Ayatuma amurako akora bino bintu. Ibyo se ubundi bakwiye. Habigira agatushe. Njyana telefone y'amatushe. Uko nagira amakuru y'impuze, amakuru y'impuze, umupira w'igikombe cy'isi. Kuri gatushe, akomana. Reka urabona ibintu bibaye kandi bisanzwe ko ntabikunda. Simbikunda kabisa. Ibi ngibi ntibyari birimo. Ega n'ubundi ntabwo wahita ubikunda utabimenyereye rero wo mu cyaro. Bisaba ngo tubikore kugira ngo tukunde. Simbikunda pese mbikunda. Waretse basukicara neza, basukicara hariya basi. Icara hano shimira. Ese ko umutima wawe ariko mbya ko ufite irungu. Kubyumva. Ndabyumva nibyo ariko mu mwanya icara hariya. Nawe urabizi. Kubimbiye gase najya guca impaka ariko kwicara hano. Seriyo? Nanize. Wibaza nawe. Wapi? Ibyo bintu nabyo ndakora kandi sindeze no kubikora. Ibyo ndabibona mu televiziyo ku ma screen mu mateleviziyo y'abantu bo mu mujyi. Kandi sinabikora. Ega nubwo ubibona mu mateleviziyo bibaho. Abantu barabikora umunsi ku wundi. Kandi natwe tubishatse twabikora. Oya. Sinabikunda kabisa. Sinabwiye ko ibintu nabikunda. Ahubwo nicara hariya simba kumva umuntu nibwira sinzi kabisa. Okay, tukwakiriza iki? Uzanye iki cyo kunywa amazi. Nawe ubundi gusomana, uzasoma nawe n'ibintu uzayikora. Rero ibyo wigira. Nashaka kubwira niyo mpamvu nyine ntugutumisha ko mushaka. It's okay, ngambwira. Ako wagira ngo uranize kandi wongeye nabi bijyanye. Ntukanire ega ndi umuntu usanzwe nkawe. Uko nyine ngende mukire ubu ukaba uri umukene ariko nawe ubundi ni ahantu bitandukanye. It's okay, ntacyo mbwira. Urebe ikintu kinzanye. Kwanza hano ubwo reka ndi kugusaba. Umva ikintu kinzanye. Ugomba kunkunda.
vuga we ese numva ko ndabizi ko ari igihugu ugomba kunkunda kubera ko nicaye ndabitekereza ugomba kunkunda Chanel ukamwanga nibitaba ibyo nzamwirukana mu nzu yanjye yangara kandi nawe ntabwo uzasigara nawe nzakwirukana mugende mujyanye mu buriyo mu rero niba udashaka yandagara cyangwa mwirukana ikintu n'ikindi kitagira icya kabiri ni ukubona kandi ntawe ndi kukwinginga kubera wabigize nk'amahirwe Ndakubaha mama ntakinguye mwiriwe Chanel biteze sawa uretse neza mukuru wawe sari waje mutavuganye ntabwo uryohe njana tuvugana ko nzi ko abari hano ndazi so nawe waje ese baraza ryari ntabwo ari hafi muri karitsiye ubwo urumva gahunda zose aba arimo nazimenya kwera none se usigaye ukonje wabaye iki umuntu uzakonja gute akonje gutyo gusa si dusanzwe tuziranye sinzi ukuntu mu buzima busanzwe bumeze turaziranye bisanzwe soza ko mbona hano se ko ntabwo turi inshuti ku rwego rw'uko waba uzi yuko wenda ndi muri mu byiza cyangwa ndi muri mu mbi umuhamagariye se telefone yanjye iri kumurira ubwo se uragumiza umurindirira utazi n'igihe ari buzira gusa wakabaye waje mwavuganye si shani kuko umutima muri hari ikihe kibazo kimeze neza cyemeze neza pe nta mutima mubi pe munzi ntavuga nkaho oya ntabwo bisanzwe mbwira ikintu cyabaye ako ntukambaze ubusa mubwire ikintu cyabaye use wowe urabewe ndabiyobewe ibiki sha anje reka tureke kuvuga byinshi rwose pe kuko ntabwo nkunda umuntu mbaza ibyazi pe oya ubwo uvuze ngo ndabiyobewe mbwira ahubwo ndi kumva hari nk'ikibazo gikemuke none se wakoraga ibyo utazi buriya wakoraga ibyo ntazi hehe sobanurira ntabwo ari ukwiraza i Nyanza sobanurira pe mbwira ko ubizi ko njye nawe tutari inshuti byatari uri kumva ari iki kindi naba ndi kuvuga uzi twaba duhuriyeho njye nawe atari uretse kwiraza uretse nyine kwigira umuntu uri gushaka kwerekana ko nta kintu na kimwe uzi oya nshobora nkizi ariko ntazi ko ibyo bintu twari tubihuriyeho n'igiki nyine si byose rero ibyo utekereza twaba duhuriyeho njye nawe sibyo kuko ko nta bundi bushuti njye nawe dufitanye sibyo ntabwo njya nawe njya nicara ngo tugirane amabanga tuganira tugire ibintu tuganiraho sibyo okay kubera ko rero ubu ngubu ari njye warakariye I think I should be honest urumva urabona uriya mukuru wawe uramureba bihereye se
ibintu byose wabonye njye nari ndi mu kazi narishyuwe kandi neza. Wiseka mbanze tuzi uri kumva ari nayo mpamvu ubona njye byarangiye bikajya kuri nde kuri Shana. Siko bimeze? Okay, think about it. Iyo yaba ngiye bataranyishyuye ngo nkore ibyo nari ndi gukora, gusa shaka uriya muhungu ni n'imfura yakurwanyeho pe kugeza igihe wikigira gutyo mbanze nsoze kuvuga, kubera ko ibintu ngiye kukubwira birimo impamvu zose ziri buze gutuma umugarukira. Kugeza igihe bamuteye ubwoba bamubwira ko bazakwirukana mu nzu nakomeza kumukunda. Ari ndetse ubwo uvuga ibyo uri kumva ari nde wundi ubishoboye? Njye se nazaga kwirukana muri iyi nzu? Umuhungu aravuga ati aho kugira ngo nkomeze nambe bamwirukana ajye kurara ku muhanda cyangwa iki, reka ntuze. Aratuza. Gusa apart from y'ibyo umuhungu yari yarananiranye pe. Umukobwa nawe yarabaye bamba mukuru wawe avuga ati uriya muhungu ngomba kumukura kuri murumuna wanjye. Njyewe nari ndimo hagati ndi interview nyine ndi kugenda ngira ibyo nkura ku munzira n'ibyo ngira gute, nta ngiye narishyuwe nta mutima mubi nabikoranye. In fact rwose pe uranabizi njye ibintu by'abahungu no gukurukana ntabwo bikunda. ahubwo ushatse kuvuga ngo Sister yarakubwiye ngo ugende wibambaze kuri Divin, and she paid me well. arangije aragendana n'amubwira ngo azanyirukana. Okay, azakwirukana nawe amwirukane mu nzu nyine, things like that. Amutera ubwoba amubwira ibintu byinshi, and the guy yari yaranambye avuga ati ntawe ndishamira. Nimba wararakariye uriya muhungu umubohokere, nimba wenda uzanamuganirize, kubera ko uriya muhungu nawe nyine ntari amahitamo afite nta kindi. Wamwumva pe, kandi I'm being honest. Shaka ubwiswe ibyo bintu uretse gufata time yanjye nkabyirebera n'amaso yanjye nkabyimenyera na okay, biragoye ko waza ukambwira ushaka utizera njyewe, ariko uzagenda uvugisha n'umuhungu cyangwa uzanikarume uvugishe mukuru wawe nubwo ari ishyana n'imbambare. Yeah. Hama njyewe urekere kundakarira. Ntabwo wari umupango wanjye, ntabwo ujye igitekerezo cyanjye. In fact, sinari kubikora iyo ntishyurwa. You get it? cyakoze abakobwa b'i Kigali murashoboye. Ubu hari n'abandi bakwishyura ugakora ako kazi. Burya ntabwo ari uko bivuze. Now, first thing first, ntabwo nari nzi ko ngiye mukundana. Ikindi urabizi ko mukuru wawe, she's my friend, so why not? Uranyumva nawe nyine. Direct at the moment. Okay. Shabwo rero kanahe nsubire mu rugo byibuza Imana ishimwe ariko mubohotseho. It's okay. Sawa sibyo gukora iperereza ryawe ibintu uzasanga bimeze nk'uko nabikubwiye. Okay. Naribi. Kanshara mbanze niba amazi. Wambaye neza ubundi
utambaraga gutya ukambara nk'imbogo Arasubiye. Akantu k'imbogo ni kantu. ubuze muturine Izuba barigisha no hanze. Izuba risama. sikabaye umusirimu imva gusa nyine amisoso kera nabona buri umukino w'agatindi nyine tutavugana ariko nyine wanyigishije ko ibintu byose bishobora gushoboka nyine ko ibihe bihinduka umuntu ukennye ejo yakira ariko nyine reka mubwire no kwina kubeshya nyine ibindi byose pe nta kibazo urasa neza ariko nyine ibintu byo kuvugana n'uriya mukobwa mbona nyine sigaye mbona bigikomeje kandi urabizi gukomeza kuvugana nawe nzamwirukana kuko njyewe rwose sinyarinzamo nawe uranzi iyo nafatiyeho nongera kumuvugisha rwose azabyuka azinguka agende niba udashaka ko mwirukana nawe icyo gukora cyiza ugomba kuzajya uvugisha nyine tukagumana nyine nta wundi muntu utuvangiye ngo nyine ajye mu byacu ubundi ugomba kuzamwereka ko utakimukeneye ko nyine ibyo yagukoreye nyine byararangiye uzamushimire birangire nta bindi bintu mpamvu kuvuga kwirirwa n'injye bose muri iriya nzu Abanyama ariko ushaka nta kibazo. njye njyenyine mugomba kubigisha sibyo gahinde kabisa niba utewe nyine utazongera kumuvugisha Kabizo na Shani subiza na sister yangu. Araryamye. Urabizi neza ko asinziriye? ndabizi araryamye kandi asinzira nkawe sibubatse Iyo wasanga none uriya mukecuru nyine yahise agenda ari gucuruza bya bintu y'amandazi nyine abayateye mu shoti ubwo iyo turabyirukanse kera turabana njye na Chanel urabyibuka Yego ndabyibuka nsinzira nk'umupfu sisi wowe nasinzira nk'umupfu nta niko se mada kumeruka ari mayibobo ari imboba nuka byakugerekeye gute akuntu ujya kuvuga ntunamvugiremo sibyo kuko utekereza ko ushobora kuba ubona ncecetse ntavuga ukagira ngo ngera ngo nshoboye kuvuga buri burandeba ukabona ndakaza ngakibereye aho ukigendera katazi aho biva n'aho bijya simwifatiye ese nkoze iki ukoze iki buriya ni ugutabizi kiriya ni igishinwa wavugaga se rurangire ruri bavugaga rutumvikana ngo baguhe iki komeza umubwira aguhereze baguhebizo buriya nyine ndimo abantu babiri n'uko utabizi hari umuzimu waje anyinjiramo kuburyo nyine amuresha ibintu ntazi nanjye ndakubaha tunubaha rudatuma nkoresha amagambo atari meza kano kanya sibyo umuzimu ariko sibizi ko atari ko nsanzwe ni satani n'ukuri ese wowe kutavuga ese wanyumvise njyenyine ibyo ntabwo wabyumvise reka rero mubwire nanakubwira kuri mukuriraga nk'ukuzi turi kumvikana ibintu byose ibyo wakoze byose nabyumvishe nagukunda nuko unduta w'umukuru wanjye ukwiye kumemukira ukwiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo by'umwana yagezaho si umwana so ufite urumva nta kintu ufite uko ungana uko n'umwana uri gukora kwareba gusa yego bose rero bose reka tumukomere amashyi sibyo si uyu bose si uyu mabuja ni we uri kubwirega
Yego arasihanya insoma asindiramo. Ako wibuke ko ndi mukuru wawe utaza kumbwira ibyo ushaka. Mukuru wanjye. Uri na bose uri na mama. Suri mama se suri mukuru wanjye. Ndeka rero mubwiza ukuri nabo. Kuba uri mukuru wanjye bigwereka uburenganzira bwo byita gute. dusa nk'abagira nk'agato Mvugira. reka se Muvuge. n'akanya gato kugira ngo bigire serivisi Basi nkumve wenda wamuzi. Ni kuri mubwiza ukuri. reka mubwize ukuri ko bimeze Arankunda kandi nta kindi kintu yabikora. ceceka mubwire Wenda nyuma y'ibyo byose ubonye wabyumvise uko bimeze uko byagenze uko ibintu byose byagiye bigenda ariko nyuma y'ibyo byose reka mubwire jewe ikintu cyari kimaze iminsi kiri mu mutima ntabasha kuvuga kubera ko intambara nyinshi zabera muri urugo. mbwira rwose wagabanyije umugabo bakavuga. Iyo umuntu yavuze ngo tureke avuge nabwo wumva kwangara kwareba Igihe ugiye kuvuga ndabisi. Kandi nta kindi kintu yabikora. wazi ibyo asaka biri. Shane bitewe n'umutima mwiza nakubonanye kuva kera nyine aho wamvanye aho twahuriye kuva nk'idandaza amandazi ku mihanda ukamvanayo ukazana muri urugo reka mbivuge ko ukankodeshereza inzu. Ni ukuri yarakoze. nabonye ugira umutima mwiza ndavuga ati waye mutura umuntu ntamubwira ikiri ku mutima so kugeza aka kanya rero ndashaka kugira ko nagukunze kandi mukunda What? nzagukunda Sure. Huh? Ntabwo kubisi. Uramukunda? Uramukunda? ndagukunda Shani! Urambaza iki? Hili ni kwenda kituga kwa mjini. Ngo rugira ubwenge cyangwa ni we ndi kubaza. Uyu nguyu aramukubita waramubyaye mupfana iki? Wese waramubyaye? Ubanza nibaza baturereye hamwe bakureze gute wareze gute uzwo wagira ngo ni wakuranye n'abandi ubwo wari icyo kinyabupfura gike ugira kizakugeza hehe urifata ugakubita undi muntu urushyi umujijije yuko ankunda sibyo ego ubundi ukungana uko ukwiye guhangana nanjye kubera ko batawukunze rero batazanagukunda batagukunda. nta kibazo nta kibazo Nsanze byadogeye. nta kibazo ni ibintu bibaye nyine biraha subize ibintu ari abakobwa niko biba bimeze nta kibazo Meze neza? ni amahoro Meze neza se urabona ko meze neza? ni amahoro kabisa Cyangwa ukwiye gufatwa ubyite gute ukwiye kwicwa n'ikimwaro wowe kwameze dore ngo yumva ni mabuja Sabizi yanjye si inshuti yanjye. arifashe aramushaka ngo ni ukubera ko avuze ko Atusubize ko ibintu byose mu nzu uri kunshyigikira kandi abizi ko rwose nta nyungu yanjye. n'undi munsi ukoze iki Muziki se ko yari n'ibyaganje. hanze
Hanze iki? Hanze ni inshuti yanjye yabizi rwose ko njyewe ari nawe wanyikururaga. wambwiye gute? Okay. Avugisha ukuri. Of course. Okay. Ubwo avuze ngo uvugishe ukuri reka muvugishe. Ntuvuge se ari we nyikurura. First thing first. Nyine ubwo byagenze kugira ngo agere hano nyine yageze hano ari wo muzanye, right? Sister wawe rero ntabwo yabyishimiye. Bwa mbere yaranyishyuye ngo nikundishe kuri uyu muhungu aribwo nazaga nkamusanga hano ukabona tukukwegera cyane. Warabibonye? Buriya yari yanyishyuye. Birarangira ibyo kunyishyura. Turashwana kubera ko yabonaga nyine ngera ndetse ko ndi gukora akazi nkakomeza nibambaza ararakara kubera ko n'imbere yaramukunze ntabwo mbizi. Aranyirukana. Ukumva arira akazaratunga naba n'intare yarantura amazu yanyu Arabikubeshya. ndikubeshya iki? We ntabwo kwibambaje. Komeza nta kibazo. Ntabwo nigeze nkomeza kukwibambazaho nyuma. Ntabwo nakomeje. Uvugisha ukuri Of cyane. course. Yanze no kunyishyura amafaranga yose aramwivuje. Mbese urugero Ahita aza arakomeza kubimaza. Ntabwo yashakaga ko ukomeza ngo ukundane yashanye. Anje aragushyigikira. Okay, namushyigikira ariko nta mafuti yari ari gukora. Bishobora ko n'umuntu twapfuye hari harimo yuko nari ndi ku ruhande rwawe mu gakeya. Asusanye. Mwicaze hano mutimburire hano. Mva mu maso bitaraba bibi. Nkanure wamvuye mu maso. Nukuri murabagira ngo shitani yanshukaga. Satani ariko nta kibazo. Ikintu cyose imbabazi zisabwe ziragira. Twese simbabarira nuko urabizi ko nagaruka Nanjye wende kukwibambazaho. Ubusanzwe ntabwo ari kuri iyo meza. Rate ni kameza. Excuse you. Nukuri mbabarira. Ari mu barire bidakwiye nawe ntarebe. Arose imbabazi guhera hariya. Shani hiriwe mvuga ibintu byinshi. Hasi usaba imbabazi umukunzi wanjye nataziguha. Undi yari bukwe Mbabarira kuba nagufashe nabi nkanagukoresha n'ibintu udashaka. Mwese mbasabye imbabazi. Nawe mumbabarire. Nawe mumbabarire. vuga cyane. Mumbabarire ko nabahemukiye. Buri wese bamufata uko atari. Bamwe nkabishyura ngo bakore ibyo nshaka. Bagafata amashuri bawe nabi. Hanze umubariye? Umubariye? Ni wowe Shino n'umubariye kaza. Yese nshaka nakubwira. Haguruka nawe. Haguruka bakubabare. Wabariwe haguruka. Ese jya unashimira ko baguhaye imbabazi. Urakoze kuba mumbabarire. Haguruka. Byose uri kubyikora imbere yandi. Andi Wabariye. Igihe tutumwe.
ngiye gukanga biteze kurya sitavuga se kurya sitavuga ayo navuga gute kandi mbaze ko umukobwa atabahari ese nta nukutsuhuza umaze ute c'est bon nawe ushabuje umunsi oya nawe meze neza okay kusa neza kandi ari nimugoroba siko nsanzwe se musiko muratsa siko muratsa oya ariko nimugoroba abantu baba bagiye kuryama iki n'iki dore ugiye guteka ufite amafushi neza mva ngiye no kumuratsa pe gusa nk'abandi bazavuga ngo abantu bazanumva ngo mukuje kuryama ngo barisiga nk'ubugabo ariko umuntu yagusigaye ni sawa azi gusiga oya ninjye mba nabyikoreye sure numvaga uyu munsi ntavuze byose uzabyikorera oya uriya munsi uba wihariye ugomba gushaka umuntu nyine ubigukorera uba bikurusha wenda umupira wakuriye be oya ntarebe ariko urabizi ko ngukunda rero umutima wanjye umutima uri muri njye ntabwo ari uwanje mwe munsi ugeze kino gihe ibyiteka ryose wayo urabizi se ko nanjye utandusha umutima wanjye nawe uguhaye wenyine ubwo ukoze icyo ushaka wagenda ukawugurisha ukagusiga ifaranga cyangwa ukawukatagura ukawubwiraho amamoroso ukawurya nta kibazo nanjye iwanjye ni uko kandi byagenda buri mukonje ugira n'ibyumba byinshi hari aho kuruhukira hari pisine hari aho gutekerereza donc umutima wanjye naguhaye uzawugira icyo ushaka thank you nuko bimeze none kutambwira dusohoke ryari tugendeye muri weekend siniyo muri weekend haba hari abantu benshi kandi bashaka kutuganira ibintu biri deep reka tugende kuwa kane kuwa kane sawa kubera ko weekend ntiratangira kandi tugasohoka muri twa tubari tutagira akavuyo dukunda karaoke ngiye nkunda ahantu hatuje ntabwo nanjye nuko niyo mpamvu nabwiye ati ntakunda ahantu hari akavuyo ashaka tuganire ibintu biri deep sibyo ibintu nyine biri by'ingirakamaro muri kazoza kacu sibyo nta kibazo twazagenda nari do you love me yes hug me Thank you too. Ndekeze cyangwa ndakureka sigara oya ntarebe nsigare nyine bameze byo nsanze bibangiza take care you too